wenda bayikora nta n'icyacitse cyangwa se nta gikuba cyacitse, ahubwo ari kugira ngo nyine bagaragaze ko ari ikipe ifite imbaraga zikomeye cyane. Niyo uteye icyumvirizo mu bakinnyi Ruvuyanga ku munsi w'ejo, ku bantu bageze Shyorongi, bakinnyi bose ubona ko bafite morale, bafite icyizere cy'uko wenda hari ibyo bakora bidasanzwe muri iyi sezo, bafite icyizere cyo gukuramo iyo piramide nk'uko babivuga, bafite icyizere n'ubundi cyo kwisubiza shampiyona bari batwaye. Umuntu abona ko APR nyine isa naho yakangutse cyangwa se bagiye gushyiramo imbaraga zikomeye cyane kugira ngo uyu mwaka utandukane n'umwaka ushize byanze bikunze. Wabonye ko n'abakinnyi bashya bahawe umwanya bafata mikoro, ubwo nabo bavuga imihigo yabo nk'abakinnyi bashya mu ikipe ya APR. Ubwo ngira ngo n'abakinnyi cyane cyane b'abanyamahanga iyo babonye ahantu binjiye, uburyo imodoka banyuzeho, sare bagiyemo, noneho bakareba umuyobozi ubari imbere n'ibintu kuko yambaye impuzankano zijyanye n'akazi n'ubundi akora, nibaza ko abwo abakinnyi bahita mu mutwe bikoresha akanama bakavuga ngo ya kipe burya ntabwo ari ikipe isanzwe, ngomba kwitanga 100%. Wabonye ko hasi ubundi ngewe hari ikinge nibaza, sinzi abafana abakinnyi ba APR iyo barebye sina CDS gusa, iyo barebye CDS bakareba nka Fanda Chairman bicaye imbere gutya nyine muri uniform, uriya ndi motivation w'abakeneye access, hari spirit w'abakeneye yindi ntuhita umenya icyo gukora. Ari umuntu aguha ubutumwa atavuze cyane, hari igihe uhura n'umuyobozi umuntu arakoze imbere n'ifoto turayireba nk'abanyamakuru tugahita tubona ubutumwa bwari burimo, iyo ubonye ziranye kandi utaruri 4-star general ari ibindi hari ubundi butumwa ko abari byo uhita wibwira, uhita wibuka indangagaciro umutwe wawe, n'uvuga ngo nibyo nakwereka ngo bahita wikoresha akanama muri wowe ukavuga ngo ya kipe burya ntabwo ari ikipe isanzwe, ni ingabo. Niba rero duhabwa izo speech cyangwa izo mpanuro umuntu yaje nyine mu mpuzankano zijyanye n'akazi, iyo kipe n'ubundi mu bijyanye n'umutaka iyo kipe ibarizwamo, gute rero ngere njya mu kibuga nagomba kuzaba mfite iyo spirit nk'iyi ngabo. Ikindi wabonye ko mu mikino bategura na Sekafa bayigarutseho, nuvuga ngo muri plan bafite, nuvuga ngo uretse Nyera y'abahizi ndetse yewe ubwo hakaba ari Champions League twamenye ko batomboye piramide. Wabonye ko no mu byo bari gutegura harimo ko bashobora no kwitabira Sekafa tariki 2 z'ukwezi kwa 9, ubwo biteganyijwe ko Sekafa izaba hagishobora no kuba pesha kwitabira, kuko nabonye shampiyona bya shampiyona bishobora kwiziri rwose kwigizwayo bikamuka 10 shampiyona. Amakuru naguye hejo bundi kuwa kabiri, ubwo ishobora gutangira 3 z'ukwa 10 kandi Sekafa mu kwa 9 ku itariki 2. shampiyona 10 kujya mu kwezi kwa Sekafa intangiriro z'ukwa 9, shampiyona mu ntangiriro z'ukwa 10. Ariko urumva birumvikana ko shampiyona ntabwo yakinwa, harimo shampiyona y'isi y'amagare, kuko urabizi ko shampiyona igomba gutangira muri la weekend ya tariki 21 n'ebyiri gutyo, kandi nibwo shampiyona y'isi y'amagare izatangira. Umva rero bagomba hafuzwa na 12 z'ukwa 10. 12 byo ntibyakunda kuko haje ikipe y'igihugu, 12 ikipe y'igihugu izasoza tariki ya 9, kandi agomba kuba Super Cup. Ubu ugomba gutanga n'iminsi yo kugira ngo babakinnyi bari bamaze ibyumweru bibiri mu ikipe y'igihugu basubire mu makipe yabo, cyane cyane ko APR na Rayon Sports ziri mu makipe atanga abakinnyi benshi, bitegure uwo mukino. Hanyuma nyuma ya Super Cup bagatangira shampiyona rero nuvuga ngo yagomba kujya muri amatariki azahurirana na shampiyona y'isi. Kandi babonye ko shampiyona y'isi hari ibintu byinshi, kuko n'amashuri mu mujyi wa Kigali yamaze kubwirwa ko kiriya cyumweru cya shampiyona y'isi y'amagare atazabakora. Urumva rero bakaravuga ngo niba Inyamirambo uri mu muhanda uzakoreshwa, Iremera ari mu mihanda izakoreshwa. 2 z'ukwa 9 rero ubwo ngubwo n'ubundi ntago byakunda, kuko ubwo iyo Sekafa APR nubwo yajya itari kumwe n'abakinnyi b'ikipe y'igihugu birashoboka. Nyine nubona amakipe menshi ntabwo azafite abakinnyi, niko bimeze. nubona amakipe menshi ntabwo azafite abakinnyi bagomba ndose APR zaje kwa piramide ryari biteganyijwe 26 hagati ya 26 na 28. Sekafa yararangiye, Sekafa izaba yararangiye, Sekafa izarangira kuri 13, Sekafa izarangira 13, zatangira 2 irangira 13. Sekafa izaba yararangiye. Ubwo rero n'umukino ubanza APR yakawukinga ivuye muri Sekafa, Sekafa bazayikina, kuko wabonye ko muri ririya tangazo baduhaye mu byo bavuze na Sekafa bayishyizemo ko bari kwitegura imikino Inyera y'abahizi, Champions League na Sekafa. Antokape yabigeze imyiteguro myiza cyane, kuko urumva byibuze abantu baravugaga bati kujya gukina amarushanwa mpuzamahanga abantu bataratangira shampiyona, abantu nta match bafite mu maguru cyaba ari ikibazo. Ariko reba APR za friendlies amaze gukina ngubu, reba izo bagiye kongeraho muri inkera y'imihigo,
uhita ureba n'iyo Sekafa bazajya gukina mu by'ukuri ziriya match za ifite abakinnyi bavuye mu ikipe y'igihugu bari tayari pe mu gukina imikino cyane, bari tayari. cy'isi baba bameze neza nta mpamvu igaragara n'imwe ishobora kubuza APR kujya gukina Sekafa kuko ni inyungu cyane kuri yo kurusha ibindi ibyo ari byo byose cyane ni biri très positif. ahubwo si n'inyungu gusa kuri APR ni n'inyungu ku gihugu cyacu très positif ni ntacyo bitwaye. ngo tubabwire ko iyo Sekafa rero izabera Dar es Salaam ni itariki 2 kugeza 15 ibe ntabwo ari 15. ahubwo kiburye bayitwara Dar es Salaam habuze ikindi gihugu cyakira Sekafa Sekafa rega ushize yabereye Dar es Salaam rega urebye nk'imyaka kari ya boss wa Sekafa yayiyoboye yagombaga gukurura yishyira kuko arabatsindaga ibikorwa remezo byose ibintu byinshi wasangaga Tanzania iri hejuru wajya muri Kenya ugasanga hari ibibazo by'amastade yabo banareba ariko ugasanga hato na hato harimo na insecurity politique imvururu za hato na hato Bugande niho handi byashobokaga ariko amafaranga yo kwakira amarushanwa rimwe na rimwe ugasanga ni ibibazo kariya ubundi bizingiye kuri Wallace Karia uriya boss wa Sekafa ariko n'ibihugu birasaba ibihugu biranasaba ariko cyakira iyo ufitemo umuntu nk'uwo nguwo nyine aragukonvenka ashobora no kubwira abandi bagenzi bati mutuze namwe mubanze murya amadora ntiyabagwa nabi gusa bakeneye no kongera gushyiramo imbaraga muri Sekafa ubona nyine ubona kubera igihe ibera nk'ubwo amakipe menshi azajyayo ntabwo azaba afite abakinnyi b'ikipe y'igihugu zabo kubera window mu kwezi kwa 9 hanyuma hari n'amakipe rwose azana nk'ikipe ya kabiri bakavuga ati reka dufata akaruhuko tugiye gutangira shampiyona ntabwo twayipangiye ubona nyine Sekafa yaracitse imbaraga ntabwo ikiriya Sekafa ikomeye cyane bashyizemo imbaraga bakajya bazanamo amakipe yose ko yakabaye kandi azanye abakinnyi bayo byaba ari byiza kurushaho bisaba ko bazajya bafata ingengabihe n'ubundi bakagendera ku ngengabihe ya FIFA ndetse ni muzo ya FIFA ndetse na CAF hanyuma Sekafa nayo kareba igatika avuga ngo umwaka utaha ino Sekafa igomba kuzaba mu matariki aya nanga ikindi kandi urabiso kwakira amarushanwa ngaya binyura mu buryo bwo kubidinga urebye ino mwaka navuga ko ntabwo ibihugu byigeze biza ntabwo bigeze bibidinga cyane ko nka Uganda ndetse na Kenya bari bashyize imbaraga nyinshi cyane mu kubaka ibikorwa remezo ndetse no kwitegura kwakira cyane muri rusange amafaranga menshi afite niho yagiye ubwo hanyuma ku ruhande rw'u Rwanda nabwo navuga ko imbaraga nyinshi muri aya mezi zari zishyizwe muri no shampiyona y'isi y'amagare yo mu kwezi kwakira so bakareba bagasanga iyo Tanzania navuga ko yari imeze neza ubwo umuntu akaba yababwira ko amakipe 12 agomba kuzitabira no Sekafa Vipers yo muri Uganda Elmerek Benti yo muri South Sudan Murandege yo muri Zanzibar Al Hilal yo muri Sudan Kenya Police yo muri Kenya Ethiopia Insurance yo muri Ethiopia MCC FC yo muri Somalia APR yo mu Rwanda Aigle Noir yo mu Burundi Young Africans na Sima zo muri Tanzania Asasi Djibouti Telecom yo muri Djibouti no muri 12 teje ko azitabira ino Sekafa izabera muri Dar es Salaam muri Tanzania tariki 2 kugeza tariki 15 z'ukwezi gutakwanze Sekafa twatikomoje kubera nyamukandagira uyu nguyu yitwa Emmanuel ati waramutse nako waravuze ngo Emmanuel waramutse wambwiye uko nagura tike nkazajya mu nkera y'abahizi ibe mumbwirire Emmanuel we umaze kuba specialist we tutunyenyeri nge twarancangishije ariko ibera ratumetiriza cyane izi code arazizi aya Thierry wo muri investment company yarambwiye yaransubije hamwe ati rwose icyo cyifuzo cy'abafana cyo kugira akanyenyeri kamwe ngiye kugitekereza tugifite ishingiro rwose ati ngiye kubikoraho ubundi kakabaye kamwe hanyuma ahubwo niba match zanahuranye ugashyiramo nyine ugaristinga match ukavuga ngo match rimwe ni APR Padenamos match kabiri Rayon Sport ndetse na Yanga hanyuma umuntu winjiyemo agahitamo match yifuza gutyo nayo iyo gahinduka hari ukuntu bicanga abantu rimwe ngo ni 21 zisubwa n'imibare myinshi nabyaramaye ngo rwose akanyenyeri nabonye ari abafana bari kure questinga amakarita bari gusaba ko APR yazaba kure amakarita uko urebye nko kuza ku kibuga iriya mirongo abantu batonda bakabanza bakareba akanyenyeri ubaye ufite nk'ikarita ukaza ugahita ukoza winjira byaba ari ibintu byiza rego ubundi ibyo aho bateye imbere mu mupira w'amaguru ndetse nabyo bigaragaza professionalism mu mupira w'amaguru kubirebana n'abafana ubundi abafana ama equipe bafite membership nuvuga ngo baba baraguze amatike ya season yose ikipe izakira iyo mikino ku buryo umuntu aza gusa yerekana iyo membership yinjira ubwo icyo nacyo nicyo amakipe cyane nk'aya ngaya yakomeye ugomba kuza gutekerezaho kugira ngo afate iyo fan base ya umutara umuntu afate telefone mu makipe n'abandi bose bafate telefone bakandike bagasevinga ahantu kano kanyenyeri arakanda akanyenyeri 662
akanyenyeri 700 akanyenyeri 12 nanone urwego uko ni kugura itike yo kujya mu nkera y'abahizi hari iminsi mike cyane muzigure hakiri kare cyane. 3